Bene data, inshuti zacu bakundwa, mwebwe mukunda ibiganiro byacu, turabashuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe. Abakunzi bacu aho muhereye hose mu mpande enye z'isi, turabifuriza umugisha w'Imana. Ntitwarondora imigabane imwe n'imwe kuko muradukurikirana muri benshi, tubifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi rero twabateguriye ubuhamya, ariko mbere uko twakira umuntu ubuhamya, reka dusenga Imana. Nkuko bisanzwe dutangira twiyambaza umwuka wera, twiyambaza Imana kugira ngo izibane natwe. Yesu abahe umugisha. Mwami Imana yacu, uri Imana ishobora byose, uri Imana iri hejuru ya byose, turaguhamagaye ngo uzubane natwe. Akanya gato tugiye kuboneka imbere yawe, haba utureba utwumva, reka habwe umugisha. Haba umuntu wari we wese uzumva ubuhamya, reka habwe umugisha. Ndabizi ko ubuhamya buzagufasha kandi buzongera kukwagura ndetse no kuguha intekerezo zagutse, kuko umwuka wera burimo. Turagushimiye Imana kurabana natwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha rero. Nkuko bisanzwe turacyagusaba gukora subscribe ndetse ugakora like na share kugira ngo urusheho kubona ibiganiro byacu uko bigiyeho. Ni inyungu yacu, ni inyungu yawe. Tunakomeza kubahereza ikaze. Yesu abahe umugisha. Nawe ufunguye cyane uyu munsi, Imana iguhe umugisha. Ntabwo ndi njyenyine rero, dufite umutumirwa ugiye kuduha ubuhamya nkuko twagiye tubasezeranya, tuzatubahereza ubuhamya butandukanye bw'abantu batandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo twakire inshuti yacu kugira ngo aduhereze ubuhamya. Karibu, Imana iguhe umugisha. Watangira wibwira abantu. Yesu aguhe umugisha. Murakoze. Amazina ni Nshimiyimana Jean Bosco Bahati. Ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo. Ikirushijeho ndi umuririmbyi, ndi umuramyi, nkunda kuramya Imana. Bindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Tuguhaye ikaze Bahati kuri mikoro z'Ikamba TV kugira ngo utange ubuhamya. Hari uburyo twagiye tuganira, twebwe turakuze, twabanye nawe igihe kinini, ariko mu bundi buryo hari benshi batazi ubuhamya bwabo kandi hari icyo bwabamarira. Umundi Bahati, uri mwene nde, wavukiye? Murakoze. Nk'uko ubimbajije, papa bamwita Tegekimana Sipiriyane. Navukiye mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Noneho watangira ubwira abantu ubuzima bwawe, urugendo rwawe uko rumeze, noneho Imana ikaguha umugisha. Murakoze. Jyewe Bahati cyangwa Nshimiyimana Jean Bosco, uburyo nabayeho, navutse ndi umwana umwe kuri mama. Kuri papa tuvuka turi babiri. Mama yaje gupfa, apfuye ansiga mfite amezi 6. Nkura mu buzima nyine bwo kubaho ndi njyenyine, ntazi umubyeyi wanjye, kuko mama mbere yuko wenda apfa baramuroze, bamuroga ibisazi, ahita njugunya gutyo. Ariko mbere yaho, mbere yuko wenda mama abaho, papa yashatse umugore wa mbere ari we mama wa mukuru wanjye. Noneho nyuma umuntu ahita aroga mama wa mukuru wanjye, arapfa. Niko guhita papa ashaka mama wanjye. Amaje kumushaka, uwaroze mama wa mukuru wanjye nawe aroga mama. Aroze mama we amuroga ibisazi. Amuroza ibisazi rero, yari amaje kumbyara ndi uruhinja. Nuko nguko nahise mbura mama, ajya kuba umusazi, yiruka ku gasozi. Nyuma papa nyine we yakoraga inaha i Kigali, aho bita kwa Mironko. Tubaho mu buzima bubi bukomeye cyane, ntabasha kuvuga. Bujya bungora kubuvuga nanjye ubwanjye iyo mbitekereje. Papa yabaga i Kigali, mama ari umusazi gutyo, natwe tuba muri famiye kwa papa, kwa mukuru wa papa.
noneho mama akaza mu rugo agashaka uburyo yatwica. Ndakeka ko ari Satani wamucagamo kugira ngo wenda aduhitane, kuko wenda ntekereza ko Imana yabonaga ko tuzavamo abantu b'umumaro. Yaje kunta rero muri wese, kumfata ana muri wese mfite ayo mezi 6, ana muri wese. Ibi byose biramanuka, igihimba n'amaguru byose, hasigara umutwe n'akananwa bifashe kuri toilette. Noneho Satani yereka mama ko bidakwiriye, bidahagije kuba ibyo byose byasigara. Noneho amwereka uburyo ki agomba kunyica nkahwana burundu. Arangije akajya nkandagira hejuru ashaka ko manukamo wese. Uwiteka nyine aca inzira, mukuru wanjye abona mama ari kuntsindagira muri toilette. Noneho avuza induru. Avugije induru, mukuru wa papa yari arimo kwenga inzoga z'ibitoki bita urwagwa, yumva mukuru wanjye avugije induru. Noneho aza yirukanka. Aje yirukanka kuko mama yari ari muri toilette ari kuntsindagira, yumva mukuru wa papa araje. Abyumvishe ahita yirukanka. Yari toilette zubakishije ibishangara, amubonamo nyine kwaje, ahita apfumuramo amanuka mu rutoki. Amanutse mu rutoki, mukuru wa papa araza, arebye abona ndi mu mwobo, ndi muri toilette, umutwe uracyari hejuru. Araza mfata umutwe arawuzamura ankora muri toilette. Nyuma yaho mama yaje kugaruka mu rugo. Urumva ntago bari kubimuziza kuko yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Nyuma yaho turi mu rugo nabwo afata ishoka arayizana gahoro, ayikubita mukuru wanjye hano ku rutugu. Ifata ikote, yari yambaye igikote cya papa, ifata ikote ntiyamwica urutugu, ariko iramubabaza nyine imuzanira kuvunika. Nyuma papa yaje kumenya ubuzima tubayeho kuko yabaga inaha i Kigali. Bamubwira amakuru, nta telefone zabagaho mw'icyo gihe. Umuntu aza kuza inaha i Kigali aramubwira ati abana bawe babayeho gutyo, imvunja zari zaratwishe, narwaye amavunja ku buryo narwaye amavunja ku munwa, ku kibuno, inzara zo sinakubwira, n'amano birumvikana. Kugira ngo ivunja rigere ku munwa byanga bikunda ribanza amaguru. Byari byaranyishe rero, narabuze uburyo. Na mukuru wanjye niko twari tumeze, nibwo buzima twari tubayeho. Tukiri aho, wenda hari abantu batari gusobanukirwa neza. Ese tukiri aho ngaho mwari ibyumba, nta baturanyi cyangwa undi muryango mama arasaze papa nawe uhari babitagaho? Navuga ko nta bari bahari kuko mu cyaro buri wese aba yitaye ku bye. Nabonaga, njya ntekereza ko byari ukubera umugambi w'Imana yabikoze ku bwayo. Yatwimye utwitaho kugira ngo tuzavuge ineza yayo, kuko iyo atwitaho twari kuvuga ko ari we wabikoze, ariko kuko ariyo yashakaga ko izahabwa icyubahiro, njyewe ntekereza ko ariyo mpamvu yatwimye utwitaho, ahubwo akaba ariyo itwitaho. Twakugeranya nka Yozefu rero cyane rwose. Bahati, utubwiye warwaye amavunja mu ntoki, ku munwa n'ahandi, kandi ndabona intoki zawe ari nziza. Ubu ngubu rwose meze neza, nta kibazo. Papa wawe yakoraga i Kigali. Ego. Nuko papa wawe yaje asanga bimeze bite? Papa yaje asanga za mvunja n'ubundi ya mavunja yaratwishe, tubayeho mu buzima bubi, turara kwa nyogokuru wacu, ariko nawe ari umukecuru wisaziye, nta mwanya wo kutwita hafite. Papa rero aje ageze ibyumba,
asanga tubayeho nabi, niko guhita agira agahinda, aravuga ngo agomba kutuzana i Kigali. tukiri aho ngaho mutarava ibyumba, mama wawe yabaga icyo gihe? Icyo gihe mama yabaga mu gasozi azerera, tutazi ngo aba hehe, kuko navuyeyo nanjye ubwanjye ntago muzi neza ishusho, sinakubwira ngo mama yasaga gute. Ntabwo yigeze ajyana kuvuzwa? Oya, ntago bamwitayeho, kuko no kwitaba Imana yapfuye nyine akiri umusazi. Uwamuroze ubu wowe wemera ko abarozi bariho rero? Ndabyemera cyane, kuko n'uwamuroze twarahuye. Nasubiye mu cyaro narabaye mukuru, turabona na papa arambwira turiya niwe waroze mama wawe. Noneho ngewe kubera n'agahinda papa yarambwiye uburyo umuntu yishe mama, ndavuga ati sindi bumusuhuza. Papa arambwira turamenye ntiwange kumusuhuza, kuko nawe ashobora guhita kugirira nabi cyangwa akazakugirira nabi, umwereke kutanabizi. Icyo gihe nari nambaye n'ishati y'umweru, avuye guhinga ndemera amobera afite n'ibitaka byose avuye mu murima. Ndamuzi, ndabizi ko abarozi babaho cyane rwose. We ntabwo wabyaguteye kubona umuntu waroze mama wagapfa? Byanteye ubwoba, binantera n'ikiniga, kuko no kumusuhuza numvaga ntamusuhuza. Abaturanyi mwari muturanye aho ngaho bari bazi ko umuntu ari umurozi se? Bari babizi cyane, bari babizi, kuko ntago ari umuryango wacu yararoze. Nawe nyuma yaje gupfa, ariko ntago ari twe twenyine yararogeye. Yarazwiho kuroga imirima y'abantu ntiyere, ni ibintu byinshi. Ubu abantu bakurikiye Ikamba TV waraho bemeza ko uburozi bubaho? Uburozi bubaho cyane. Turagiye rero, uvuye ibyumba uje i Kigali uzanye na papa wawe. Urwo rugendo, ese papa wagera ibyumba ni ikihe kintu cyagutangaje bwa mbere? Ni ikihe kintu wabonye bwa mbere uwo munsi papa wawe umubona, cyane ko wabonaga na nyogokuru? Tukimubona bwa mbere amarira niyo yabanje kuri we no kuri twebwe, kuko ntitwari tumuherutse, ntitwari tuzi, twari tumaze igihe tutazi impuhwe z'umubyeyi cyangwa urukundo rw'umubyeyi. Tukimubona twararize, nawe ararira, arebye uko dusa yararize. Natwe tubonye papa, kuko tutamuherukaga, amarira araza. Ndibuka ko aza yatuzaniye umugati, atuzanira na voka. Ni nabyo bintu twarariye iryo joro mbere y'uko atwitaho atuzana i Kigali. Gusa bugicya yahise ajya kugura imyenda mu isoko. Abazi mu majyaruguru hari isoko ryitwa Yaramba, ujya za Gatuna. Niho yagiye kugura imyenda kugira ngo aze kutuzana i Kigali dusa neza. Avuye kugura imyenda yatwitayeho, aduhandura amavunja, ashyiramo ivu, bashyiragamo ivu n'umunyu kugira ngo bihite byuma. Bibaye nko mu masaa 8 gutyo nibwo yatuzanye i Kigali. Atuzana icyo gihe nambaye bote na ya mavunja mu bisebura byumva byari biri kundya, ariko ndihangana. Twavuye aho twabaga bahita Rugandu, ni ahantu nyine ntekereza nanjye ubwanjye nkavuga ati burya Imana ikura kure. Ntabwo numvaga ko aho hantu hava wenda umuntu usa nanjye, kuko niyo ngiyeyo mbona abantu bariyo nkaha Imana icyubahiro, kuko iyo nza kuba nkiriyo aho ngaho navuye nanjye mba narashaje. Hari abo ngerayo nkasanga bandusha imyaka, n'abasaza, kandi mu by'ukuri bandusha n'imyaka ari bakuru kuri ngewe. Bikatuma rero Imana icyubahiro ko yankuye aho ngaho. Biravuze ko nawe yuza kuba hari warashaje? Mba narashaje cyane. Ngaho rero wakomeza ubwira abantu urugendo rwo kuva aho ngaho muzi Kigali? Tuva mu ibyumba twaje n'amaguru tugera muri gare yaho,
dufata igare ritugeza aho bita Irukoma. Irukoma hari abantu wenda bahazi. Tuhageze niho imodoka yafatiraga abantu ibazana i Kigali. Noneho nyuma tuno dutaxi dutoya nitwo twagenderagamo, nitwo twatuzanye i Kigali. Noneho tubona imodoka tuyijyamo, iratuzana itugeza Nyabugogo. Noneho tugeze Nyabugogo nabwo dufata imodoka ituzana inaha aho bita Gikondo muri Kigali. Niho twaruhukiye, turuhukira nabwo mu nzu badutije. Hari umumama wari wadutije inzu bamwitaga Goreti, adutiza inzu. Papa ajya gutira amasafuriya n'amasahane, ajya kwikopesha igitoki, arangije aradutekera kirimo n'indagara n'ubunyobwa. Turarya, ariko bitarashya papa nyine akomeza kutuganiriza. Ariko ukiraho ntabwo tubwiye uburyo kimwageze Nyabugogo, wabibonye gute? Natangajwe n'imodoka nabonye. Imodoka ya mbere nabonye mu buzima bwanjye yari iyo ngiyo yako kabisi, ako gataxi kazanaga abantu. No kuyijyamo nari mfite ubwoba kuko nibazaga ikintu mbonye gifata umuntu kikamujyana atari kugenda n'amaguru, kikamugeza ahari. Noneho ngeze Nyabugogo byo byarantangaje kuko nabonye udutoya, ibinini, za moto ntari nzizi. Nari nzi moto imwe bitaga Jesi y'umuhondo yabaga aho ngaho Ibyumba, niyo nari nzi. Ariko ngeze i Kigali mbona nyine harimo akavuyo k'imodoka, biranankanga, tugira ubwoba na mukuru wanjye nibwo yarazibonye. Twagize ubwoba nyine tubonye izo modoka kuko ntago byari bisanzwe kuri twebwe. Wakomeza. Okay, tugeze inaha Gikondo. Tugeze Gikondo, papa giteka ibyo bitoki yaje ku byarahiye aratwarurira. Atwaruriye dukoramo turashya. Duhiye abona ko byanga bikunda turi gushya. Hari inkingi yari iri muri saro, yari inkingi y'igiti cy'inturusu. Papa ahita ashishuraho igishishwa cyayo, bakita igikunyu. Aragishishura aharuramo hagati, akuramo turiya tuntu tuvunguka. Arangije aragiconga neza, aracyoza, tushiramo twa tuntu tuvunguka. Arangije arabiduha ngo tubirishe. Ibyo ngibyo rero akenshi hari igihe wenda nyangirirwa amahirwe nkagera nk'ahantu bakanyakira. Hari hoteli imwe nigeze kujyamo nagiye kuririmba, nkunda kuramya Imana. Hari igihe ngira amahirwe nkajya ahantu hakomeye. Nagiyemo bayita iba hano Kacyiru, sinibuka neza izina. Nagezemo bazana amasahani, bashyiraho n'ifurusheti, icyuma n'ikiyiko bifunze neza ku isahane y'idongo. Mpita nkurura umunsi narishije igikunyu, ndishije igikunyu igitoki. Mpita mvuga ati burya Imana hari ukuntu ifata umuntu ikamukura hasi ikamushyira hejuru. Siniyumvishaga ko nanjye umuntu ashobora kuza kunsavinga amazi cyangwa akama icyubahiro akavuga ati uhawe icyuma, ifurusheti n'ikiyiko byose. Kuko byarananonze nkibigeraho bwa mbere naravuze se tugiye kurya ibiryo bingahe? Ndarishi bwa mbere icyuma, ubwa kabiri ndisha ikiyiko, ubwa gatatu ndisha ifurusheti. Birancanga. Ariko hari ukuntu nyine n'Imana ikwigisha ikakubwira ati mwana wanjye kugira ngo udaseba
umanza urebe bagenzi bawe uko babikora. Nanjye nabaye ndetse gufata cya cyuma n'ifurusheti n'ikiyiko, mbona abandi turi kumwe ku ruhande bafashe icyuma, bafashe n'ifurusheti, ikiyiko baba bakiretse. Ndavuga ati rero nanjye kangire gute nkore nk'uko bakoze, nkajya nigana ibyo bari gukora. Mu by'ukuri bambonye nk'umusirimu kuko ntago baketse ibyo ndi gutekereza, ariko muri njyewe naravuze ati mana, ibi bintu ugiye kumpa gutya, ikiyiko, ifurusheti n'icyuma ndabirisha gute icyarimwe? Ndategereza wenda ati bashobora kuzana isosi akaba ariyo nywesha ikiyiko, bakazana wenda voka nkayikatisha icyuma, ifurusheti nkayirisha. Noneho mbona bamwe bari gufata ifurusheti n'icyuma icyarimwe, bakajya barisha ifurusheti n'icyuma. Nanjye ndavuga ati wabona ari byo by'i Kigali, nanjye mbyiga gutyo. Ubu ngubu nanjye ubingejeje iruhande, ubu nsigaye nzi kubikoresha cyane. Nk'umuntu warishije igikuyu rero, wakomeza kutubwira uburyo warishije kiriya gikuyu, igishwa cy'igiti, kugira ngo n'abantu bakurikiranye Ikamba TV basobanukirwe neza. Hari abantu baba babayeho mu buzima bakumva ko igihe ari bwo bazagumamo. Ntabwo Imana ari uko nguko iteye. Nimba iguhaye ubuzima bubi, iguha ubuzima ushoboye, ntiyaguha ubuzima udashoboye. Kuko iguhaye ubuzima udashoboye bwakwica. Impamvu yamaye kiriya gikunyu yagira ngo nzayihe icyubahiro umunsi nzaba ndi kurisha ya furusheti. Wenda aho ngaho hari igihe bavuga ngo igikuyu bakagira ngo ni igikuyu cy'inka. Yego. Sobanurira abana bakiri batoya. Abo bita ngo ni aba.com kw'iki gihe, ndabizi ko nta gikunyu bazi. Igikunyu ni igishishwa kiva ku giti cy'inturusu. Igishishwa ukagishishura, kiriya gishishwa kiba kivuyeho nicyo bita igikunyu. Ndumva ari uko nabisobanura kugira ngo babyumve neza. Ukirisha uzamura ibyo kurya urisha, niki kintu wumvaga? Ngewe nahise ntekereza ko byanga bikunda ari byo i Kigali barisha, kuko no mu cyaro sinari nakabona ifurusheti cyangwa ikiyiko. Twarishaga n'ubundi ibiyiko bibaje mu biti. Nkumva rero wenda ko kuba tugeze i Kigali bya bindi ari iby'abanyacyaro, niko ngewe natekereje. Numva ko cya gikunyu ari cyo i Kigali barisha. Gusa nyuma yaho naje nyine kubona ko bagira iby'ibyuma ari byo amafurusheti, kuko ndibuka ko ahantu twagiye gusura bwa mbere yari ku muhanti wacu, nawe yarapfuye. Twagezeyo bantu mifurusheti n'isahane mu kabati. Sinarinze akabati akariko. Nageze bari bagiye kumpaho pate jaune. Bantumya mu kabati, nshaka ibati ryo ku nzu. Akabati nyine bakase gatoya kari hasi. Ndagashaka ndakabura, kandi mu by'ukuri akabati kanyako narindi kugacaho nkabonamo n'amasahani, ariko siniyumvishaga ko ari akabati. Ngewe nagiye nshaka rya bati, ahubwo nshaka iryo bakase ritoya, numva kari ko kabati karaba gateretseho amasahane n'amafurusheti. Ndabishaka ndabibura, genda mbwira uwo mu anti wanjye, ndamubwira ati isahane n'ifurusheti nabibuze, akabati nakabuze. Numvaga nyine akabati ari iryo bati ryo hejuru baba bakase bagashyira hasi. Yaramfashe anjyana ku kabati nyirizina, ni naho nakamenye ko kitwa kabati. Mbona kuyemo isahane n'ifurusheti, aranyaruriye. Menya akabati gutyo, mu by'ukuri sinarinzi ko akabati akariko. Nyuma yaho twakomeje mw'ubwo buzima bwo kubaho gutyo.
papa hashize nk'iminsi ngahe azana umugore wa mbere. Uwo mugore nyine adufata ukundi kuntu. Utaragera kuzana ko papa yazanye umugore ko bari babatije inzu iryo joro, mwaraye kuki? Bo twaraye ku cyo bita ikirago baboha cyangwa umusambi, ariko ni ikirago. Umusambi n'ikirago biratandukanye. Hari abatabizi, ariko umusambi aba ari mutoya ku kirago, ikirago kiba ari kinini. Noneho twaraye ku kirago. Ikirago twarayeho ni nacyo twiyoroshe nge na mukuru wanjye. Gute? Papa we yaraye hasi ku itaka, aratwihanganira nk'abana. Urabizi umubyeyi nyine yitangira abana iteka, arara ku itaka, twebwe turara ku kirago. Ikirago uburyo twakiryamyeho, twaryamye agace kamwe, akandi tukikubiraho turakiyoroza, tubona buke. Twarayeho hafi nk'amezi 3 kuri icyo kirago hasi ku itaka. Ego. Ubu Bahati turi kureba ni umuntu waraye ku kirago hasi cyane rwose, anakiyorose. Okay. Nyuma yaho papa we amaje gushaka umugore, kuko mwayo mezi angahe yari yarazanye umugore. Azana umugore, yubaka icyo bita urutara, kuko ntiyari kujya ararana n'umugore ku itaka, hasi ku itaka. Azana icyo bita urutara, arwubaka mu cyumba, arangije asasaho wa mugore yashasheho igitenge, akaba ari cyo bararaho we na papa. Bituma rero twebwe tuguma kuri cya kirago. Papa kuko twebwe nta rutara yatwubakiye, twakomeje kurara kuri cya kirago. Nyuma yaho wa mugore baje gutandukana, azana undi wa kabiri, nawe nyine muka data wa kabiri. Uwo nguwo we yabaye nk'umubyeyi kuri twe, kuko yatwigishije byinshi, ntiyitaye ngo ntituri abana be, yatwitayeho nk'umubyeyi. Atwereka urukundo rw'umumama. Yari abizi ko nta mubyeyi dufite, ariko mama yari atarapfa akiri umusazi. Twebwe rero tumwiyumvamo nk'aho ari mama. Yari umukongomani, atwereka ubuzima bwiza, atwereka urukundo. Kuryama saa sita turabyiga, dutangira koga saa sita, ibintu bitari bisanzwe kuri twebwe. Ya mavunja tubona ari kugenda akira, twumva nyine ubuzima burahindutse. Wenda nyuma yaje nawe kwitaba Imana, ariko yansigiye souvenir, yansigiye impano, anyita izina rya Bahati. Iryo zina rya Bahati ryaturutse kuri uwo mumama w'umukongomani. Nimba ari ihishurirwa Imana yamweretse cyangwa yamucishijemo, akabona ko wenda iryo zina rizaba irikomeye, kuko izina Bahati risobanuye mugisha. Mu by'ukuri nanjye iyo nditekereje, niyo mpamvu nanatekereza kuzarishyirisha ku irangamuntu, kuko yambereye umubyeyi, anyita n'izina ryiza rinyereka ko byanga bikunda imbere yanjye ari heza. Nubwo nabayeho mu buzima bubi, ariko nizera Imana ko hamwe n'iryo zina yahaye uwo mubyeyi, byanga bikunda nzaba mugisha koko, nkaba uw'umugisha, yaba mu muryango. Iyo ndi gusenga kenshi, Imana yigeze kumbwira ngo icyo mu muryango wanyu batabonye, wowe uzakibona. Mpora nizeye yuko byanga bikunda nzaba ukomeye, kuko iyo ntekereje mu muryango ni njye wakoze troncome. Nanjye sinabashije kwiga ngo nkomeze, nakoze troncome bitewe n'ubuzima, ariko nzi ko neza nako ngako kama ishusho yuko nzaba umuntu ukomeye koko. Kuko kw'iki gihe Imana ntabwo ivuga ngo ntago yita ku mashuri,
ahubwo uyikorera neza agakiranuka imwitaho kandi ikamugirira neza. mbere ko dukomeza igice cya kabiri, hari akaririmbo njya nkumva ngo ataza kuba ari wowe, wakaririmba noneho tukajya ku gice cya kabiri. Murakoze. Iyo ndirimbo ndayikunda, n'uwayanditse ntekereza ko Imana yamweretse ubuzima bwanjye. Ntabwo icyo gihe twari twakamenyana, njye nawe bamwita Mani Martin, ariko ntekereza ko yarebye ubuhamya bwanjye Imana yabumucishijemo, nubwo nawe mbizi ko yabayeho mu buzima bugoye, ariko ntekereza ko nanjye yantekerejeho. Kankaririmbe nta kibazo. Iravuga ngo iyaba atari wowe rurya rwobo ruba rwaramize, iyo ataza kuba wowe Mana mba narabaye uko umwanzi yashakaga. Akirira ituro Mwami wowe uzi ibyanjye kurusha bose. Akirira ituro Mwami wowe uzi ibyanjye kurusha bose. Iyaba atari wowe, iyaba udaca akanzu, ntabwo njye mba nkiriho, nta nubwo mba nkiririmba. Iyaba atari wowe, iyaba udaca akanzu, ntabwo njye mba nkiriho, nta nubwo mba nkiririmba. Iyaba atari wowe rurya rwobo ruba rwaramize, iyo ataza kuba wowe Mana mba narabaye uko umwanzi yashakaga. Akirira ituro Mwami wowe uzi ibyanjye kurusha bose. Akirira ituro Mwami wowe uzi ibyanjye kurusha bose. Akirira ituro Mwami wowe uzi ibyanjye kurusha bose. Amen. Imana iguha umugisha. Ndumva tuzakomeza igice cya kabiri, noneho ukatubwira uburyo uriya mukongomani uburyo yahitabye Imana no mu buryo mwasigaye, ujye nutubwira n'ubuzima bwawe bundi. Imana iguha umugisha abakurikiye ikamba kawe. Amen. Wasenga none. Data uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, turabizi ko utajya uhemuka, kuko nta n'ikikuranga kibi. Inkuru zose twumvishe zawe zigira neza gusa. Tuguhaye icyubahiro ko ujya ukura umuntu mu mukungugu ukamushyira ahantu hakomeye, ukura umuntu ku cyavu ukamwicaranya n'abakomeye. Uhabwe icyubahiro mu buzima wankuyemo, uhabwe icyubahiro mu buzima watumye mbaho, kandi simpfe singira icyomba. Mwami ndagushimye, kandi n'ababayeho nkanjye Mwami ujye ubacira inzira, ubereke yuko ibibazo bahura nabyo cyangwa ibigeragezo atari ibyo kubica, ahubwo ari ukugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimye, muhaye icyubahiro ko hari aho wankuye kandi ko hari aho ungejeje. Uhabwe icyubahiro, isi n'ijuru bimenye ko ari wowe Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.